Nshuti bavandimwe, reka nongere mbasubize mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bye bibane namwe mwese. Neverine nkuko bisanzwe mu ishuri ryo kwisabato, twibukiranye turi mu cyigisho cya karindwi. Icyigisho cya karindwi kivuga ngo isengesho rishyizwe mu bikorwa. Muri make muri iki cyumweru turi kugerageza kugira ngo turebe uburyo twazajya dusengamo, niba wenda hari uko twasengaga duhindure imisengere dukurikije ibyo tuzasanga muri iki cyigisho cy'iki cyumweru. Twabonye rero isengesho ry'abantu batandukanye, twabonye isengesho rya Eliya twabonye ko Uwiteka amukoresheje ibikomeye kubera kubana nawe igihe kirekire. Eliya rwose yarasenze, asenga mu bihe by'akaga, arasubizwa, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, ndetse amaze gusubizwa abantu bose bizeye Uwiteka ko ari we Mana nyamana. Twabonye noneho n'umubyeyi Ana, nawe yasenze igihe kirekire cyane, yasenze imyaka myinshi cyane, asaba umwana, arasenga, ndetse wenda ari undi muntu yatekereza ko atagisubijwe, ariko Ana ntabwo acitse intege, arakomeje arasenga kandi abwira Imana icyo ashaka. Isabaga umwana, Imana iramumuha, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Tugeze rero aho noneho rero Yesu yigishije abigishwa be gusenga. Ntabwo isengesho ryari ry'abigishwa be gusa, natwe ni ryacu uyu munsi wa none. Muri make buri muntu wese wiyemeje kuba umwigishwa wa Kristo, iri sengesho ni irye. Reka rero twibukiranye ko byose ari kwa gukuza umushyikirano tugirana n'Imana yacu. Reka rero tubanze dusenge. Data wera, Mana ishobora byose kandi murengezi w'ubugingo bwacu, turaje nanone Data mwiza muri wa mwanya mwiza kugira ngo ibyanditswe byera. Turabana mu buryo bw'iby'umwuka, ariko Data mwiza ushobora kudukuza kandi turabyizeye. Data rero muri kano kanya turakumwize kugira ngo bane natwe muri iki cyigisho, udusobanurire, kandi Data twe kujya twiga gusa ngo tubirambikeho twabyize tubisige, ahubwo Data mwiza twebwe n'ababyumva twese Data mwiza bijye bitubera ingirakamaro mu buzima bwacu. Bibe Data ubuzima bwacu bwa buri munsi, ko twasanze ko umuntu udasenga ameze nk'uwapfuye. Data turakumwize natwe rero kugira ngo utuzure niba twarapfuye, kandi Data mwiza n'abatari bapfa bari barwaye ubakize Data mwiza, twomatane nawe. Ngaho reka byose rero byo ushaka bye kuko dushaka mu izina rya Yesu, amen. Yesu atwigisha uko dukwiriye gusenga. Mu gihe cya Yesu rero amasengesho yabaga ari maremare cyane. Ndavuga mu batubanjirije, bari abafarisayo, bari abayuda, amasengesho ngo yabaga ari maremare cyane rwose. Muri make yabaga ateguranywe ubushishozi nk'ibintu bigiye kwerekanirwa imbere y'abantu. Muri make nk'aho wenda tuzi ko hari igihe wenda niba wenda katuvuge mu bihugu by'iwacu, niba wenda umuyobozi mukuru agiye kuza wenda muri quartier runaka cyangwa mu karere runaka, abantu biga ibyo bazavuga kugira rwose ngo umunsi mukuru uzagende neza. Nuko n'amasengesho rero ngo barayafataga bigasa nkaho ari amasengesho bagiye kwerekana mu minsi mikuru cyangwa mu birori, cyangwa hari impamvu ituma babifata ariko atari ugusenga nyagusenga. Muri make rero yakoreshwagamo amagambo asobetse, kandi noneho rero ayo magambo ngo inshuro nyinshi abantu bakaba barayafashe mu mutwe. Muri make bafataga mu mutwe. Noneho rero ayo magambo cyangwa ayo masengesho ngo yahabwaga agaciro cyane. Isengesho bararyigaga bakanifata mu mutwe, kandi none iryo sengesho ryahabwaga agaciro cyane kurusha ibindi bintu byose. Mbese turebe aya masengesho yahabwaga agaciro cyane kubera ko yabaga ari amasengesho koko avuye ku mutima. Oya, baratweretse ko wabaga ari umuhango, n'amasengesho afatwaga mu mutwe, kubera ko icyo nkeneye ntabwo ari cyo ukeneye, icyo n'undi akeneye ntabwo ari cyo n'undi akeneye, buri wese afite ibyo akeneye. Amasengesho rero batwigishije tukafata mu mutwe isengesho rimwe. Yesu nafite ukuntu yabivuze, nta bintu byiza Yesu yabaga afite byo kuvuga kuri ayo masengesho, kuri bene ayo masengesho ntabyo gusa, ahubwo icyo yavuzeho nuko yagaragaje ko bayasengaga bashaka kugira ngo bigaragaze. Muri make ubabona wese abone ko ari abakristo, abone ko ari abakiranutsi, abone kubaha Imana, abone ko bafite ibyo bazi kurusha abandi bose. Nuko ayo masengesho bakagoronzora, bagashyira amagambo akomeye ngo bagasobekeranya, ari mu Kinyarwanda bavuga ngo bagasobekeranya Ikinyarwanda. Nuko noneho rero bakasenga bakashyira aho ngaho, akaba ari amagambo bata mu mutwe. Yesu rero ngo yarabonye abona ko ari ukwishushanya, ko ari ugusenga kugira ngo berekane ko ari abakiranutsi, ariko
babaga ari abapagani bari hanyuma y'abandi bose. Yesu amasengesho yarayanenze. Birashoboka ko n'uyu munsi wa none byaba biriho, ariko nk'uko Yesu yabinenze kiriya gihe n'uyu munsi wa none arabinenga. Abigishwa rero babonaga Yesu ukuntu yabagaho asenga. Hari igihe bataga akajya gusenga, wenda akajya gusenga ku musozi, akajya ku kiyaga cyangwa akiherera. Ni kenshi Yesu Kristo byagaragaye ko yakundaga rwose gusenga. Noneho baje kumenya ko isengesho ryari umugabane w'ingenzi mu mibereho ya Yesu, ariko noneho ntabwo ari mu mibereho ya Yesu gusa, nabo bifuje kugira ngo abigishe gusenga, kubera ko babonaga niba ari ingenzi mu mibereho ya Yesu, no wumvaga ko isengesho ryagombye kuba umugabane w'ingenzi mu mibereho yabo. Reka turebe amagambo aboneka muri Luka cya 6 ku murongo wa 12, turebe uko havuga. Nuko muri iyo minsi avayo ajya ku musozi asenga uwo ni Yesu, akesha ijoro asenga Imana uwo ni Yesu. Muri Luka cya 9 umurongo wa 18 naho Yesu yarasenze. Reka turebe amagambo ahari ngo nuko ubwo yasengaga yiherereye, abigishwa be bari kumwe nawe, arababaza ati mbese abantu bagira ngo ndinde? Habaye ikiganiro kinini cyane, ntabwo turi bugisubiremo, ariko yarabaje ngo bagira ngo ninde, naho buri wese akavuga uko abyumva. Petero avuga ati uri Yesu Kristo umwana w'Imana. Yababwiye ko umwuka ari we uhishuriye Petero kugira ngo amenye ko ari Kristo umwana w'Imana. Yesu rero yatungwaga no gusenga. Muri make igihe bitegerezaga Yesu rero babonye ko atandukanye n'abayobozi b'idini kure. Abayobozi b'idini basengaga baboroka amasengesho kugira ngo abarebe, basanze ko Yesu we atandukanye nabo. Noneho basobanukirwa ko mu isengesho harimo byinshi cyane birenze ibyo barigeze kwitaho. Muri make isengesho ryagombaga kwitabwaho kuruta ukuntu ryitabwagaho na mbere hose, kubera ko basobanukiwe isengesho, agaciro k'isengesho, bakurikije amasengesho babonaga n'amasengesho ya Yesu. Nuko rero abigishwa bibonye gutyo bifuza gusanga Yesu kugira ngo nabo abigishe gusenga. Kandi twibuke noneho n'ubundi uko twabivuze, babonaga n'abigishwa ba Yohana Batista abigisha gusenga, nuko nabo bagira inyota kumva Yesu yabigisha gusenga kugira ngo nabo babeho ubuzima nk'ubwo abaho. N'amagambo aboneka muri Luka igice cya 11 ku murongo wa 1. Yesu rero yahaye abigishwa be ndetse natwe yabahaye icyitegererezo cy'uko dushobora gusenga mu mvugo yoroheje, imvugo dukoresha buri munsi. Muri make yatweretse ko amasengesho yacu akwiriye kuba avuzwe mu kuri kandi akomotse ku mitima yacu, atari y'amasengesho twandikiwe n'abantu cyangwa twashakisha ibibonezamvugo byiza kugira ngo tuyatondeke, ahubwo ari y'amasengesho avuye ku mutima, ugashyikirana n'umwami wawe umusaba icyo wifuza. Nibyo Yesu yigisha abigishwa be, natwe nibyo atwigisha uyu munsi wa none. Reka turebe rero imigaragarire y'iri sengesho Yesu yigisha abigishwa be, natwe noneho rikaba ritureba uyu munsi. Tugiye kureba iryo sengesho rivuga ngo kiriboneka muri Matayo 6 ku murongo wa 5 kugeza kwa 15. Munambabarira turarisoma. Nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Twamaze kubibona. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Weho nusenga ujye winjira mu nzu yawe, ukinga urugi, nkuko twabonye ko mu gihe cyo kwimyanitswe byera cyagiye cyo gusenga tugomba kwiherera n'Imana yacu, ukajya ahantu hatuje. Noneho rero ngo ujye mu nzu yawe ahiherereye usenge, ngo so mu ijuru noneho rero umusengera ahiherereye. Nuko sura bibyiherereye azakugororera. Namwe nimusenga rero ntimukavuge amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani babigira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi aribyo bituma bumvirwa. Muri make amagambo menshi ntabwo ariyo atuma twumvirwa, ariko dushobora kwisanga twarabaye muri rutini wenda zatubase, cyangwa ufite byinshi ubwira Imana yawe birumvikana ukayibibwira, ariko ntabwo bisaba kugira ngo bibe mbese bya bindi twafashe mu mutwe byo kujya tuvuga buri munsi, ahubwo ibyo dufite ku mitima yacu nibyo tugomba kubwira Imana yacu. Nuko ku murongo wa 7 uravuga ngo namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi aribyo bituma bumvirwa. Nuko ntimugase nabo so azi ibyo mukeneye mutaramusaba. Nuko nimusenga
musenge mucya muti. Tujye kureba Yesu none uko yababwiye ngo basenge isengesho tugiye kuryinjiramo. Risengesho dusanga twese turizi, ariko reka dusubiremo turebe icyo Yesu yashaka kubwira abigishwa n'icyo atubwira uyu munsi wa none. Data twese uri mu ijuru, muri make mu gutangira gusenga tuba dusaba ni Data twese uri mu ijuru, ni Imana n'Uwiteka Nyiringabo. Muri make rero tugomba kwemeza isano yihariye dufitanye n'Imana Data twese. Nibivuze ngo Data twese uri mu ijuru, bisobanuye kuko uri kubwira Data, uri kubwira So, uri kubwira Data twese uri mu ijuru, ni icyubahiro cye. Muri make tugomba kumuvuga imyato, tukavuga ibye, tukavuga ibigwi bye, noneho uwo dusaba akatwumva. Noneho rero ngo izina ryawe ryubahwe. Muri make uwo niba ari Data twese, niba tuzi ko ashobora byose, noneho tugomba kumwubaha, tugomba kubaha izina rye. Muri make kwemera kwera kw'Imana gutuma tuza imbere yayo tuyubashye. Muri make tugomba kuza twicishije bugufi twubashye izina ry'Uwiteka Imana. Ubwami bwawe buze. Muri make tugomba kwifuza kw'Imana igaruka, muri make kw'Imana igumana natwe, ko Mwuka Wera atura muri twe kugeza ubwo ibyo dushaka bizaba bisohoye. Ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Muri make kwiyegurira Imana no kuyisaba ngo ibyo isaba bibeho mu mibereho yacu, tugomba kubikora kandi tukiringira ko izi ibyo dukeneye, izi byiza dukeneye biruta ibindi byose, aho gusaba ibyo twishakiye twebwe ubwacu. Muri make ibyo ushaka bibeho mu isi bibeho mu ijuru. Muri make ubushake bw'Imana aribwo bubaho kuruta ubushake bwacu. Uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Muri make tugomba gusaba ibyo dukeneye kugira ngo tubeho, ari iby'umubiri, ibyo kurya birumvikana, cyangwa n'ibyo kunywa, ndetse n'ibya mwuka, ariryo ijambo ry'Imana. Muri make ntabwo tugomba kwibanda mu gusaba ibyo kurya, ibyo kunywa gusa ngo birangire aho ngaho. Tugomba no gusaba ibyo kurya bya mwuka, kubera ko twasanze ko gusenga, kwiga ibyanditswe byera ni ibyo kurya bikomeye cyane tugomba kurya nk'Abakristo. Uduharire imyenda yacu nkuko twayihariye abarimo imyenda yacu. Muri make rero muri uku gusenga tugomba kugira gute? Ugomba kubanza wareba ukavuga uti none se ko ngiye gusenga, mbese abondi imyenda ni bangahe? Noneho wasanga bahari ukabanza kugira gute? Kumenya icyo cyako gifite, ugasaba Imana imbabazi kugira ngo inakubashe gushobora kubabarira bagenzi bawe. Noneho rero wamara kwihana ugashaka imbabazi, kandi noneho rero tukibuka kubabarira abatugiriye nabi. Birumvikana niba dushaka kugira ngo tugirirwe imbabazi nkuko nabivuze, tugomba kwihana kandi noneho tugasaba n'imbabazi kugira ngo natwe muri make nitumara kugira gute ni Uwiteka tubabarira ko tukabasha kubabarira abagenzi bacu nkuko natwe Imana tubabarira. Birumvikana ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi. Muri make twagombye gusaba kurindwa iyo dusenga, tujye dusaba kurindwa ndetse no guhishwa kugira ngo umubi atabasha kutugeraho muri iyi si, kubera ko iyi si irayigabanye, ariko tugomba gusaba kugira ngo Uwiteka turindire muri iyi si, aturinde umubi nkuko tubibona muri Zaburi ya 91. Kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe n'iteka ryose. Muri make twagombye gusaba tuzi ko koko uwo dusabye niwe nyir'ubwami, niwe nyir'ubushobozi, niwe nyir'icyubahiro. Muri make niwe mugenga wa byose. Noneho tukamusaba twizeye ko niba koko ariwe mugenga wa byose, ibyo tumusabye byanze bikunze arabifite. Niba bifite rero azabiduha. Ku murongo wa 14, kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na So wo mu ijuru azababarira namwe. Ariko nimutabarira abantu, na So nawe ntazababarira ibyaha byanyu. Dukwiye kwemera rero kwabo turi bo bose, ibyo dufite byose ndetse n'ibyo dukora byose ari iby'Imana yacu. Byose ni iby'Imana yacu, ariko yiteguye kubiduhera ubuntu. Muri make niyo yonyine rero ikwiriye ikuzo no guhimbazwa nkuko tuyibona mu cyambere cy'ingoma mu gice cya 29 ku murongo wa 11. None niba tuzi ko iyo Mana ariyo Mana ni Data twese uri mu ijuru, kandi dushaka ubwami bwe buze, kandi tuzi ko ari ufite byose mu biganza bye, kandi tuzi ko niba tuzi ko yiteguye kubiduha akabiduhana ubuntu, kuki noneho rero tutakwimenyereza cyangwa tutakwemeza gusenga cyane, maze noneho rero tugahindukiza amaso yacu kuri we? Birumvikana. Noneho rero
tukareba ku Mana buri gitondo uko bwije n'uko bukeye, nuko no tukavugana n'udukunda kurusha abandi bose. Muri makeya wagombye kwimenyereza, nagombye kwimenyereza gusenga cyane. Muri make tugahindukiza amaso yacu tukareba ku Mana buri gitondo uko bwije n'uko bukeye, tukavugana n'Imana yacu idukunda kurusha abandi bose, ndetse no kurusha n'ababyeyi bacu bose. None ahangaha urabazwa ngo niki kubuza kugenza utya ukuzi ko ari byo bidukwiriye? Niba uzi ko ibi byo bigukwiriye, niki cyakubuza noneho kubigenza nk'uko bikwiriye, nk'uko atubwiye? Noneho rero senga muri uyu mwanya nk'uko Yesu aturarikira kubigenza. Uwiteka akubashije kumva ko gusenga bifite akamaro, ubigire nyambere kandi ubiboneremo imigisha. Nibyo ngusabira, nanjye ndabyisabira mu izina rya Yesu. Turakomeje noneho na rya sengesho twabonye Yesu Kristo abwira abigishwa be uko bakwiriye gusenga, kandi twasanze ko natwe iryo sengesho ritureba. Noneho muri rya sengesho dukomeje tugiye kureba iyo dusenga tugomba guhimbaza, tugomba kwatura ibyaha byacu, tugomba kwereka ibyifuzo byacu Uwiteka Imana yacu, kandi noneho tukanashima. Mbese tujya tubikora mu buryo bumeze nk'ubwo. Rero Yesu yatwigishijemo uko dukwiriye gusenga muri Matayo, nko twabibonye 6:5 kugeza kwa 15. Dushobora gukurikiza urugero rworoshye igihe tuje imbere y'Imana yacu twiherereye, se ari wowe umwe ubwawe, cyangwa se n'umuryango wawe, cyangwa se n'itorero, cyangwa se n'inshuti zawe. Tuzirikana ko iri sengesho ari ukuvugana n'Imana yacu nk'inshuti yacu magara. Inshuro nyinshi cyane rero amasengesho yacu akunze kuba yuzuyemo gusaba. Mana mpa ibyo kurya, Mana mpa ibyo kunywa, Mana mpa ibyo kwambara, Mana mpa inzu, Mana mpa umugabo, Mana mpa umugore, Mana mpa umwana, mpa yabaye mpa. Tuzi gusaba, tuzi mpa, ariko akenshi ntabwo tumenya gushima. Mbese dufite ibyo twashimira Imana? Nta muntu n'umwe, ntabwo no gutekereza cyangwa no kubyibazaho, nta muntu n'umwe udafite icyo yashimira Imana. Ahubwo nuko tutanyurwa, inyoko muntu ntabwo inyurwa, ngo dukunze guhora dusaba ku buryo umuntu atanirwa no kubyita gusabiriza. Ariko ahangaho Yesu noneho rero ngo yabonye muri make muri ayo masengesho, Yesu we araduha ibindi birenze ibyo gusaba. Muri make aratwigisha gusenga, gusaba ibirenze bya bindi dusaba. Muri make gusenga tudasaba gusa, ahubwo tunashima, duhimbaza, twatura, dutanga ibyifuzo kandi tunashima. Ni Uwiteka duhaye, twagombye kumenya no gushima. Tugiye kureba rero imigabane itandukanye y'isengesho rya Daniyeli. Mu gice cya 9 cya Daniyeli umurongo wa 4 kugeza kwa 19, reka tuhasome. Nsenga Uwiteka Imana yanjye nyaturira, aratuye twabonye kwatura. Nyaturira nti Nyagasani Mana nkuru y'igitinyiro, ikomeza gusoza isezerano no kugirira ibamba bayikunda bakitondera amategeko yayo. Aha tubonye ko ya mazina y'Imana Daniyeli arasenze, ari guhimbaza, ari gutaka Imana. Twaragucumuye tubyigenge. Aha aje kwereka n'ukwatura ndetse no kwihana. Twaragucumuye tubyigenge, twakoze nabi, twaragomye, turateshuka, tuva mu mategeko n'amateka yawe. Ntitwumviye abagaragu bawe b'abahanuzi bajyaga babwira abami bacu n'abatware bacu n'abasokuruza bacu n'abantu bo mu gihugu bose mu izina ryawe. Nyagasani gukiranuka n'ukwawe, ariko ibyashinzwe gukorwa n'isoni, nk'uko bibaye ubu ku Bayuda n'abaturage b'i Yerusalemu n'Abisirayeli bose ba bugufi n'abatuye kure mu bihugu byose, aho wabirukaniye ubahoye ibicumuro bagucumuyeho. Nyagasani ku bwacu n'abami bacu n'abatware bacu n'abasokuruza bacu n'ukorwa n'isoni, kuko twagucumuyeho. Daniyeli akomeje kuvuga rwose ibicumuro byabo, akomeje kuvuga bari bo, akomeza kuvuga n'Uwiteka wari ko ntaho bahuriye na gato. Umwami Imana yacu nifite imbabazi nibambe nubwo twayigomeye. Ku murongo wa 10, ntitwumve Uwiteka Imana yacu ngo tugendere mu mategeko yayo yadushyize imbere, avuzwe n'abagaragu bayo n'abahanuzi. Ni koko Abisirayeli bose baciye ku mategeko yawe, bariyobagiza kugira ngo batakumvira. Nicyo cyatumye dusandazwaho umuvumo n'indahiro byari byaranditswe mu mategeko ya Mose umugaragu w'Imana, kuko twagucumuyeho.
maze ikomeza amagambo yayo yatuvuzeho no ku bacamanza bacu baduciraga imanza ubwo batuzaniraga ibyago bikomeye, kuko nta handi munsi y'ijuru higeze hagenzwa nk'uko i Yerusalemu hagenzwe. Ibyo byago byose byadusohoyeho nk'uko byanditswe mu mategeko ya Mose, nyamara ntabwo twinginze Uwiteka Imana yacu ngo itugirire imbabazi, ndetse ntitwareka gukiranirwa kwacu ngo tumenye iby'ukuri byayo. Nicyo cyatumye Uwiteka atugenera ibyo byago akabiduteza, kuko Uwiteka Imana yacu ari ikiranuka mu mirimo yayo yose ikora, ariko twe ntituyumvira. Noneho Nyagasani Imana yacu, nubwo wakuje ubwoko bwawe muri Egiputa mu maboko yawe akomeye, ukesha icyubahiro, kugeza ubu twaracumuye dukora nabi. Nyagasani, ndakwinginze kuko gukiranuka kwawe kose, uburakari bwawe bw'inkazi buve ku murwa wawe Yerusalemu no ku musozi wawe wera, kuko Yerusalemu n'ubwoko bwawe bihindutse igisuzuguriro mu bantu bose badukikije, ku bw'ibyaha byacu no kukiranirwa kwa ba sogokuruza bacu. Nuko noneho Mana yacu, umva gusenga k'umugaragu wawe no kwinginga kwe, kandi kubwa Uwiteka umurikishirize mu maso hawe ubuturo bwawe bwera bwasenyutse. Mana yanjye, tegera ugutwi wumve, kwejesha amaso yawe urebe ibyacu byacitse n'umurwa wawe witwa uw'izina ryawe, kuko ibyo twakwingingiye tutabigushize imbere kwishingikirije ku gukiranirwa kwacu, ahubwo ni kubw'imbabazi zawe nyinshi. Umva Nyagasani, babarira. Nyagasani twumvire. Nyagasani ugire icyo ukora, ntutinde. Mana yanjye, kugira ngo izina ryawe ryubahwe, kuko umurwa wawe n'abantu bawe byitwa iby'izina ryawe. Iri sengesho ni isengesho rya Daniyeli, twumvisemo amagambo akomeye cyane yahimbaje Uwiteka, ariko amubwira ko yari yarashyizeho amategeko, ariko ko bayagomeye, nuko noneho bakagerwaho n'ibyago cyangwa n'ingorane. Yaravuze ngo bizabageraho, ariko arakomeje gutakamba, arakomeje gusaba imbabazi. Niba gusaba imbabazi, ariko yiyise ko nawe ari muri babandi bakoze bya byaha, akomeje kwinginga, arakomeje kuvuga no kugira neza kw'Imana, akomeje kwerekana ko bo bacishwe bugufi, Uwiteka Imana ari ishyizwe hejuru. Kandi Daniyeli ari gusaba kugira ngo yibutsa Uwiteka ko i Yerusalemu hasenyutse, ko umurwa w'Uwiteka wasenyutse. Arasaba kugira ngo Uwiteka yongere abahe imbabazi, yongere abahe umwanya, maze n'abagire imbabazi bongere basubire iwabo, basane Yerusalemu yasenyutse. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Muri make, reka twite ku kuntu dushobora gushyira mu masengesho yacu ingingo zikurikira. Izi ngingo zirakureba, nanjye zirandeba. Tubonye uburyo Daniyeli yasenze, natwe dukwiriye gusenga twifashishije iri sengesho rya Daniyeli, nk'uko twabonye n'ubundi sengesho rya Yesu dukwiriye kuryifashisha. Daniyeli yatangiye ahimbaza. Hano rero naho haratubwira ngo tugomba kubanza twahimbaza. Guhimbaza ni ukuramya, kugaragaza Imana iyo ariyo ndetse n'uko imeze. Muri Zaburi 100 hariho indirimbo nziza yo guhimbaza Imana, muze kuyisoma. Ita noneho rero ku mazina menshi y'Imana ndetse no ku mico yayo itangaje. Hihimbarize ko ari umucunguzi wawe, umukiza wawe, umuhumuriza, ugukiza indwara, umwungeri mwiza, Arufa na Omega, ndetse n'urutare n'andi mazina menshi cyane ntashoboye kurondora. Muri make, tugomba gusenga twatura rero imbabazi. Muri make, uko turushaho kuba bugufi bwayo, niko turushaho kubona ko tudakwiriye kandi ko turi impeza amajyo. Ibi rero dutera kwihendahenda kugira ngo idukureho ibyaha byacu, ngo imico yacu ishushanye n'ishusho yayo. Niba dushaka ko Imana tubabarira, natwe tugomba kuba twiteguye kubabarira abandi. Muri make, muri Yakobo gice cya 5 umurongo wa 16 handitswe ngo mwaturane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Noneho rero twabonye ko tugira n'ibyifuzo byacu twagombye kubereka Imana. Muri make, ibyifuzo byo dusengera, senga urasa ku ntego. Muri make, icyo ushaka kiri ku mutima wawe aba ari cyo ubwira Imana yawe uti nshaka iki Imana, nshaka iki, aba ari cyo usengera. Twabonye Ana yarasenze
abwira Imana yisaba umwana, yarakomeje, yamaze imyaka n'imyaniko asenga kandi yarambirwa, asaba Imana, abwira Imana icyo ashaka. Natwe tugomba gusenga. Igihe usenga ugomba gusenga ukayibwira icyifuzo cyawe, noneho rero ariko ukarangiza wifuza ko iby'Imana ishaka aribyo bibaho, atari byo ushaka, kubera ko twasanze ko hari igihe dusaba ibidakwiriye, Uwiteka akaduha ibikwiriye kuruta ibyo dusabye, cyangwa wenda muri make Uwiteka azi igihe aduheramo ibyo aduhaye n'uburyo abiduhamo. Tugomba no gusaba kugira ngo ugushaka kwe aba ariko kubaho. Tugomba no gusenga, ariko twanangiza tugashima n'Imana yemeye kugira ngo tube tukiriho dushobore no kwisaba, kandi Imana yatubereye Imana ikemera ko tuyibera abana. Reka dusome mu Filipi igice cya 4 umurongo wa 6, uhasome noneho utekereza ku migisha yabonetse mu mibereho yawe. Niba hari imigisha utekereza ko yabonetse mu mibereho yawe, usenge utekereza kuri iyo migisha. Ndatekereza ko nta muntu n'umwe ushobora kuvuga ngo nta migisha yabonye mu mibereho ye, no kuba ukiriho ugihumeka n'umugisha ugeretse ku yindi. Hari ibintu rero bikomeye bishobora kuza mu bwenge bwacu, ukavuga uti koko ibi Imana yarabimpaye, ariko hari utundi tuntu twavuga ko ari utuntu dutoya gusa tujya dusuzugura, ntitwumve ko ari Imana yatuduhaye. Urugero, ushobora kuba wenda uri guhata wenda itunda kugira ngo urirye. Waba uri guhata itunda kugira ngo urirye ukaba uritemye, wenda uri guhatisha icyuma gicyaye ukaba uritemye wica urutoki. Icyo si ikibazo, ariko twumva ko niba ari uguhata itunda kugira ngo urirye, ibyo ntabwo byatuma dusenga. Niba ugiye guteka ntabwo wasengera amafunguro ugiye guteka. Mbese ni ibintu byinshi cyane, utuntu twinshi cyane dusuzugura, ariko twagombye gushimira Imana no kubona nibura umuntu ahumeka. Kubona Imana yarakuremye ukaba ufite umutwe ukagira n'umusatsi. Hari abandi bantu batagira imisatsi rwose. None Imana yarakuremye ikurema n'umusatsi, kuremera n'umusatsi ku mutwe. Imana yarakuremye guha amaso, Imana yarakuremye guha n'ijuru kuvuga. Ni byinshi cyane Imana duhaye twagombye gushimira. Muri make tugomba gusenga ariko tunashima. Twagombye guhora dushima igihe cyose, kandi tugashimira buri kintu cyose Imana yaduhaye, no kuba turiho no kuberayo. Duhimbaza Imana no kubyadukoreye ni byinshi cyane, ntabwo twashobora kubirondora. Mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 6 reka turebe amagambo ahari ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye kandi mushima. None ni ibihe bintu muri make ukeneye guhimbariza Imana, cyangwa kuyaturira, cyangwa se kuyisaba ndetse no kwishimira? Ni ibihe? Mbese birahari mu buzima bwawe? Niba bihari rero, ibyo ukeneye gusaba Imana, ibyo ukeneye kwishimira, ibyo ukeneye kuyihimbariza, niba bihari, kuki utabikora nonaha? Impamvu imwanditsi yakunze kutubwira ngo nonaha nuko nonaha niho hawe. Niba ugihumeka nahawe, ariko ejo hazaza ntabwo hazi, ndetse no mu munota uri imbere ntabwo wuzi. Ariko nonaha niba ari ugomba gushimira Imana yawe, niba ari ugomba kuyibwira, niba ari ugomba kuyihimbaza, kuki utabikora nonaha? Uwiteka rero atubashishe kumenya kubana n'Imana yacu. Niba dufite ibyo dukeneye byinshi, twumve ko dufite ihumure. Yesu yaratubwiye ngo dusabe tuzahabwa, noneho kandi tubonye ko ngo nonaha ni ikintu gikomeye cyane. Reka none dusabe Imana yacu, kandi duteta tuzi ko turi gusaba Imana yacu, tuzi ko turi gusaba inshuti yacu magara yiteguye kuduha. Ntabwo ijye yibeshya, iravuga kandi igakora. Ngo yaravuze bikaba, itegetse birakomera, kandi noneho amasezerano yayo byanze bikunze irayasohoza. Niyatinze arasohora, kandi agasohora ari meza nkuko yakabaye. Uwiteka rero akubashishe kumenya komatana n'Imana mu byanditswe byera no mu masengesho, kandi nkwifuje kuzajya usenga ugasubizwa. Data wera, Mana ishobora byose, warakoze Data mwiza kutwereka, warakoze kuduha ibyigisho Data by'iki gihembwe, n'ibyigisho Data mwiza twari dukeneye. Wari uzi ko tubikeneye Data wera. Icyo rero ni kibe cyawe uyu munsi n'iteka ryose. Mana nziza, Mana yera, ushobora byose, mutunzi imbabazi, turakwinginze utabarire ibyaha byacu byose Data wera, maze Data wera uduhe kwegerana nayo Data mwiza, tuguteteho nk'abana bawe Data mwiza, abana bakundwa, kandi kiruta byose udushyire ijambo mu mitima yacu, nuko tubashe Data mwiza kubwira n'abandi bakeneye kukumenya. Data ndakwinginze ibyo ushaka, ibyo ukunda, ibyatugira akamaro, cyane cyane ibyatuma dukomeza kuguhesha icyubahiro Data mwiza, ubuzima bwacu bwose biduhera ubuntu, mu izina rya Yesu, amen.